ruhuza rute n'ibigirwamana. Gatatu, Kristo ahuriye he na Beliyali? Aya n'amagambo nagiye nkoresha, abantu barayazi, abadukurikiye barayazi. Ni amagambo akomeye ari mu buryo budashobora kumenywa n'umuntu uwo ari we wese, siritu umuntu ufite umwuka w'Imana, kuko ni amagambo akomeye atose. Dushobora guhura gute? Umwe ari umuco, undi ari umwijima. Umwe ari urusengero rw'Imana nzima, undi ari Beliyali. Ibigirwamana. Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Kandi urusengero rw'Imana nzima ruhuza rute n'ibigirwamana? Ntibikunda, ntibishoboka. Mu yandi magambo, umwe azapfa, undi azabaho. Umuntu umwe agiye ibumoso, undi akaja iburyo, abo bantu bahura bate? Bazahurira hehe? Ntabwo bibaho. Konvoyeri wa moto ntabaho. Konvoyeri ni moto nibona konvoyeri, Mbayahaga azahura na Bishop Abel. Konvoyeri wa moto atarabaho, moto itaragira konvoyeri, ntabwo bizashoboka ko Bishop Abel ahura na Mbayahaga. Banza wumve n'iryo zina. Ntabwo Imana ijya impuza n'abantu bitwa ayo mazina. Mbayahaga, Uwiteka yabwiye Aburahamu ngo genda witegereze ahakwagukiye, ahakubereye heza uhature. None Mbayahaga nge ntabwo nabahaga. Nge Uwiteka ntuzahagutse, ambyagiza mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, antegurira ameza imbere y'abanzi banjye. Twahura dute? Hanyuma yenda guhura nawe urongera uravuze ati ntibikunda, ariko se guhura na nyeny'icyubahiro, urumva ko nawe waba wabaye umunyacyubahiro. Ibyiza si uko mwahura aho kugira ngo Imana imuhanire ko atumva ubutumwa umuhereza. Ibyiza si uko mwahura ukanabumuha mureba gutya imbona nkubone, cyane kuvuga ati ngewe nta muntu wankoraho, nta muntu wanshobora, nta muntu wankoraho Imana itabyemeye. Ariko noneho buryo uw'Imana ijya kuzamura imuhuza n'umwami, uyu munsi rwose murahuye, ntibyanyura umutima wawe, uhita ukomerezaho utugezeho wenda n'ibindi bintu bikeya bitewe na n'iminota tuba dufite wumva wifuza byaba bizima iwanyu mu gihugu cy'u Burundi. Karibu. Uremera yuko icyubahiro cyo mu isi gishiraho kandi vuba kikarangira? Kabiri, umuntu ufite icyubahiro mu ijuru n'ugifite mu isi uhambaye ninde? Gatatu, umuntu uhawe icyubahiro n'abantu, undi akagihabwa n'Imana. Utekereza ko icyagira agaciro, icyagira valere, icyarama kikamara igihe kirekire cyaba ikihe? Mutwandikire muri commentaire. Hanyuma umuntu w'Imana bashinganye, umuntu w'Imana ararinzwe. Ikindi, ese icyubahiro ahubwo afite ni ikihe? Icyubahiro cyo kuvuga ibintu bidashinga, icyubahiro cyo kuvuga ijambo ukagira ngo ni umwana ari gutoba amazi, ari gutoba ikiziba, ari gutoba icyondo. Ni ukuvuga ngo ijambo ryose wagira utarihawe n'Uwiteka, iryo nta gaciro ryaba rifite. Rero bantu mudukurikiye, mumaze kutumenyera cyane kuri izi mbuga, ndatekereza yuko tuzwi n'abatari bakeya. Ibyo tuvuga hari abantu babiyungurura, hari abantu bazi ibyo tuvuga, hari abantu babigenzura, hari abantu babipima bakamenya ngo Bishop Buhungu Abeli aravuze. Ariko umuntu yakwirirwa ashinyagurira abicirwa muri Kongo, abasirikare b'u Burundi, abana b'igihugu cyangwa abanyamurenge batoterwa bicwa n'abasirikare b'u Burundi ku bw'itegeko rya Neva, ahubwo uretse na Mbayahaga wenyene, Neva we uruta Mbayahaga, ushingiye ku gushinyagurira abirirwa bicirwa muri Kongo, abirirwa baharenganira bakahasiga ubuzima. Koko ijambo bavuga bariya ryagira agaciro n'iriye? Koko ijambo ryabahesha icyubahiro bavuga n'iriye? Ese icyo cyubahiro kiri hehe atarazana igitoro, esanse mu gihugu? Agaciro afite, ijambo afite, icyubahiro afite kiri hehe mu gihugu? Nta esanse mu gihugu, nta matara mu gihugu, nta internet mu gihugu,
nta mafaranga mu gihugu, nta biryo, hari ubukene bwugarije abenegihugu, icyo cyubahiro kiri he? Ntacyo. Ahubwo twebwe tuvuga ibihumuriza isi, twebwe tuvuga ibihumuriza abenegihugu, twebwe tuvuga ijambo ryirura imitima, twebwe tuvuga ibyururutsa imitima, ni twebwe Uwiteka yahaye agaciro, ni twebwe Uwiteka ahaye ijambo, kuko aranaribambuye, arariduhaye. Tugiye kugira ijambo mu gihugu. Ndabarahiye twakoreye Imana, twakoreye. Iyo umuntu afite Imana aba afite byose. Ufite Imana aba afite byose, niko bimeze. niyo mpamvu bavuga ngo kurusha umugore aba kurusha urugo. Yego cyane. Kurusha Imana aba kurusha byose. Hari akantu kavuga ngo baturusha kwambara tukabarusha kubera, bakaturusha ubutunzi tukabarusha Imana. Yego. Urumva ko ni akantu k'ubwenge. Imbere y'Imana hari ibintu byinshi cyane biryoshye bimeze neza. Morodekayi humura, ihamire ku irembo ry'ibwami, Hamani n'ubwaguhiga, akurusha ubutwari ukamurusha Imana, akurusha icyubahiro ukamurusha ibanga. Ngira ngo ndabicuritse. Morodekayi humura, ihamire ku irembo ry'ibwami, Hamani uriyuguhiga, akurusha ubutwari akurusha Imana, akurusha ubutwari ukamurusha Imana, akurusha icyubahiro, akurusha kwambara ukamurusha kuberwa, akurusha ubutwari ukamurusha Imana, akurusha icyubahiro ukamurusha ibanga ugendana. Humura ndacuzaba. Nako karirimba ariko sinikibuka neza, ariko karimo amagambo akomeye. Abadukurikiye ntimugire ikibazo, tuba tubyumva nyene biza, ariko ibi bintu biba byatuvuye. Ibi ni ibintu twahozemo kera, murabizi, nahoze ndi umuririmbyi nkiri umwana mutoya, ni indirimbo twaririmba kera nkiri umwana mutoya, ariko nyene umwuka arabidevelopa. ngo ufitiye amakuru yihutirwa. Yego. Hari umuntu mugiye kubona nimbona kubone mu minsi mike. Yego. Umuntu witwa Apotre Mbayahaga. Mugiye guhurira ahantu. Yego. Kandi aho hantu muzahurira. Yego. Azaba ari mu giterane cyangwa se igikorane. Yego. Uzabyitwara gute? Uzabyitwaramo gute? Yenda reka tubibare birabaye. Kubera muhuriye mu gikorane muri Kenya, yego, Tanzania, yego, babatumiye kugira ngo umwe bumuvugabutumwa n'undi umuvugabutumwa. Bigenze bite sasa? Imana yampaye ubwenge bukomeye cyane. Nimvuga ubwenge ubitandukanye n'ubumenyi. Yego. Hanyuma Imana yarambwiye ngo ikibazo cyose kizajya kiza kuri njyewe ndagisubiza ntarinze utekereza. Hanyuma ngiye gusubiza iki kibazo mu buryo buri nagira ngubwire yuko njyewe Bishop Buhungu Abel guhura na Apotre Mbayahaga ni nka konvoyeri wa moto. Ni nk'uko moto yaba ifite konvoyeri. Yego. Ugiye guhura ariko birashoboka. Bishatse kuvuga iki? Ntibibaho, ntibinashoboka. Imana icambere yampamagaye, Imana nkorera, Imana iba muri njyewe, ntabwo yabyemera. Nta gihugu niki na kimwe Imana yatuma haba icyo giterane ngo Mbayahaga kijyemo nanjye kijyemo. Impamvu ni iyihe? Nigeze mvuga mu kiganiro kimwe ndavuga ngo amaso yiwe ntazandeba live turi kumwe, ndavuga ngo amaso yanjye ntazamubona. Ntabwo rero ibyo bintu Imana yabivuguruza, ntiyanabihindura, ntibishoboka. Umva impamvu. Imana yubaha ijambo riturutse mu kanwa kanjye, nanjye nkubaha ijambo riturutse mu kanwa k'Uwiteka. Mu gihe Uwiteka mbwiye ngo vuga gutya, kora gutya, genda gutya, cahana. Mu yandi magambo Mbayahaga ntituzigera tubonana, ntituzigera tunahurira n'ahantu na hamwe. Umva ahantu bituruka. Umwijima n'umuco bifatana bite? Bihura bite? Kabiri,
urusengero rw'Imana nzima ruhuza rute n'ibigirwamana. Gatatu, Kristo ahuriye he na Beliyali? Aya n'amagambo nagiye nkoresha, abantu barayazi, abadukurikiye barayazi. Ni amagambo akomeye ari mu buryo budashobora kumenywa n'umuntu uwo ari we wese, siritu umuntu ufite umwuka w'Imana, kuko ni amagambo akomeye atose. Dushobora guhura gute? Umwe ari umuco, undi ari umwijima. Umwe ari urusengero rw'Imana nzima, undi ari Beliyali. Ibigirwamana. Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Kandi urusengero rw'Imana nzima ruhuza rute n'ibigirwamana? Ntibikunda, ntibishoboka. Mu yandi magambo, umwe azapfa, undi azabaho. Umuntu umwe agiye ibumoso, undi akaja iburyo, abo bantu bahura bate? Bazahurira hehe? Ntabwo bibaho. Konvoyeri wa moto ntabaho. Konvoyeri ni moto, nibona konvoyeri Mbayahaga azahura na Bishop Abeli. Konvoyeri wa moto atarabaho, moto itaragira konvoyeri, ntabwo bizashoboka ko Bishop Abeli ahura na Mbayahaga. Banza wumve n'iryo zina. Ntabwo Imana ijya impuza n'abantu bitwa ayo mazina. Mbayahaga, Uwiteka yabwiye Aburahamu ngo genda witegereze ahakwagukiye, ahakubereye heza uhature. None Mbayahaga njye ntabwo nabahaga. Njye Uwiteka ntuzahagutse, ambyagiza mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, antegurira ameza imbere y'abanzi banjye. Twahura dute? hanyuma yenda guhura nawe urongera uravuze ati ntibikunda, ariko se guhura na nyen'icyubahiro urumva ko nawe waba wabaye umunyacyubahiro. Ibyiza si uko mwahura aho kugira ngo Imana imuhanire ko atumva ubutumwa umuhereza. Ibyiza si uko mwahura ukanabumuha mureba gutya imbona nkubone, cyane kuvuga ati ngewe nta muntu wankoraho, nta muntu wanshobora, nta muntu wankoraho Imana itabyemeye. Ariko noneho buryo uw'Imana ijya kuzamura imuhuza n'umwami, uyu munsi rwose murahuye, ntibyanyura umutima wawe, uhita ukomerezaho utugezeho wenda n'ibindi bintu bikeya bitewe na n'iminota tuba dufite wumva wifuza byaba bizima iwanyu mu gihugu cy'u Burundi. Karibu. Uremera yuko icyubahiro cyo mu isi gishiraho kandi vuba kikarangira? Kabiri, umuntu ufite icyubahiro mu ijuru n'uwugifite mu isi uhambaye ninde? Gatatu, umuntu uhawe icyubahiro n'abantu, undi akagihabwa n'Imana. Utekereza ko icyagira agaciro, icyagira valere, icyarama kikamara igihe kirekire cyaba ikihe? Mutwandikire muri commentaire. Hanyuma umuntu w'Imana bashinganye, umuntu w'Imana ararinzwe. Ikindi, ese icyubahiro ahubwo afite ni ikihe? Icyubahiro cyo kuvuga ibintu bidashinga, icyubahiro cyo kuvuga ijambo ukagira ngo ni umwana ari gutoba amazi, ari gutoba ikiziba, ari gutoba icyondo. Ni ukuvuga ngo ijambo ryose wagira utarihawe n'Uwiteka, iryo nta gaciro ryaba rifite. Rero bantu mudukurikiye, mumaze kutumenyera cyane kuri izi mbuga, ndatekereza yuko tuzwi n'abatari bakeya. Ibyo tuvuga hari abantu babiyungurura, hari abantu bazi ibyo tuvuga, hari abantu babigenzura, hari abantu babipima bakamenya ngo Bishop Buhungu Abeli aravuze. Ariko umuntu yakwirirwa ashinyagurira abicirwa muri Kongo, abasirikare b'u Burundi, abana b'igihugu cyangwa abanyamurenge batoterwa bicwa n'abasirikare b'u Burundi ku bw'itegeko rya Neva, ahubwo uretse na Mbayahaga wenyine, Neva we uruta Mbayahaga, ushingiye ku gushinyagurira abirirwa bicirwa muri Kongo, abirirwa baharenganira bakahasiga ubuzima. Koko ijambo bavuga bariya ryagira agaciro n'iriye? Koko ijambo ryabahesha icyubahiro bavuga n'iriye? Ese icyo cyubahiro kiri hehe atarazana igitoro, essence mu gihugu? Agaciro afite, ijambo afite, icyubahiro afite kiri hehe mu gihugu? Nta essence mu gihugu, nta matara mu gihugu,
nta interineti, mu gihugu nta mafaranga, mu gihugu nta biryo, hari ubukene bwugarije abenegihugu, icyo cyubahiro kiri he? Ntacyo. Ahubwo twebwe tuvuga ibihumuriza isi, twebwe tuvuga ibihumuriza abenegihugu, twebwe tuvuga ijambo ryirura imitima, twebwe tuvuga ibyururutsa imitima, ni twebwe Uwiteka yahaye agaciro, ni twebwe Uwiteka ahaye ijambo, kuko aranaribambuye, arariduhaye. Tugiye kugira ijambo mu gihugu. Byo ndabarahiye twakoreye Imana, twebwe twakoreye Imana, kandi tugiye guhembwa abantu babireba, kuko ntabwo twakoreye umuntu, twakoreye Imana ikomeye, ya yindi ifite byose mu kiganza, ya yindi ivuga rikijyana, ya yindi ivuga ntihagire uwurivuguruza, ya yindi ivuga bikaba, yategeka bigakomera, iyaremye isi n'ibiyuzuyeho byose, iyaremye imisozi n'ibibaya, iyaremye umuntu mu ishusho yayo. Iyo niyo twakoreye, kandi ihemba neza, ntigira ute, ntiyambura. Ibihembo twakoreye izabiduha byose binengesereye, byuzuye, bitarenze ryari. Iminsi hasigaye mike cyane, turimo turegereza intsinzi, turimo turegereza amashimwe. None abayivuga mu buryarya bucabamarama, abayivuga ku munwa gusa cabamarama, bayivuga ku munwa, mu mitima yabo ntayiri. Mwabyumvise? None abantu basenze ibiti, ibibajwe, iby'ibiti by'ibyuma, iby'izahabu n'ibibumbano, bakosereza abayari imibavu, bakayivuga ku munwa gusa, abo nibo urimo kumbwira ngo ni abanyacyubahiro? Cahe, icyubahiro cyo mu isi ntacyo. None ko Hamani yagaragara nk'umunyacyubahiro, yunamirwa agafukamirwa, Morodekayi ko nta cyubahiro cyo mu isi yari afite, kuko yicara ku irembo ari insuzugurwa, byarangiye gute? Amaherezo yabaye yayo. Imana ntireba intango y'ikintu, ireba iherezo. Ntabwo amaherezo yabo umwe yabaye mabi undi akaba meza. Amaherezo y'uwiyita umunyacyubahiro yabaye mabi, kuko byarangije amanitswe ku giti. Amaherezo y'uwari insuzugurwa ari we Hamani yari azi ko azamumanika ku giti, byarangiye ari wabaye umunyacyubahiro, aratambagizwa ku ifarashi y'umwami, yambara impeta y'umwami, yambara imyenda yitwa inyambarabami, atambagizwa mu murwa, bagenda basemerera bavuga ngo ni uyu umwami akunze kubaha kandi ahaye icyubahiro. Siko byarangiye? Ni nako bigiye kugenda i Burundi. Abiyita abakomeye n'abanyacyubahiro bigiye kurangira bakozwe n'isoni, bamaramaye, abari insuzugurwa, abapingwaga, abasuzugurwa, abatemerwa, bigiye kurangira aribo batambagijwe, bamurikiwe isi yose, ku bitangazamakuru, ku mateleviziyo no ku maradiyo. Abantu bazumirwa, bayoberwa uko Imana ibigenza. Abari insuzugurwa, abahora babwirwa ko atacyo bamaze, bivugisha ari abasazi, ata amashuri, ataki, Imana ibahaye agaciro, Imana ibahaye ijambo. Murakoze, turabakunda. Imana niduhane umugisha, naho utaha.